ejo bundi kuwa mbere se nyuma ya bya bindi cyangwa byabaye yego mbere kuwa Wa mbere ejo mbere bundi wa mbere kuwa mbere yafashe inzira aragenda no mu Busanza urimo kunyumva afata umwana w'umukobwa turi buze gukoresha Queen urimo kunyumva ndakumva afata umwana w'umukobwa turi buze gukoresha amazina ya Queen arangije aragenda no kwa Bamporiki afata uyu mwana w'umukobwa amushyira mu cyumba urimo kumva amushyira mu cyumba arangije kumushyira mu cyumba afata telefone ayishyira hariya amutegeka gukuramo imyenda urimo kumva arangije kumukuramo imyenda ubundi ahamagara inshuti ze za hafi urumva ubundi abereka igikorwa cy'uburyo umugani wateshwa arimo mu yandi magambo yahamagaye kuri video call yahamagaye kuri video call umwana amushyira kuri video call yambaye ukuri yambaye ubusa urimo kunyumva ntabwo noneho yafashe amavideo ngo yabike muri telefone ye nk'ibisanzwe kubika amavideo byaratindaga kujya hanze we yahise ashyira live ahita asakaza kuko iyo bavuze mu ruhame ni ahantu hahuriye abantu barenze umwe abantu babiri so we yafashe telefone aravuga ati ibyo gutegereza kugira ngo tuzamaze turikodinga amanza ajye muri iCloud cyangwa muze mbahe live ibyo kuri kodinga yabonye bitinze ahita dukubita live ariko rero dadi gasuka kabavuye hano aratubwiye ngo hari urubuga rwitwa ngo OnlyFans ngo bacururizaho ngo amavideo y'urukozasoni ariko nkongera nkibaza se Yampano iyo OnlyFans yayijyaho gute kandi abizi ko ari mu gihugu kitemerewe gukoresha ibyo bintu so nkuko muri kubireba rero bwana Kiramani nkuko muri kubyitegereza hano Yampano hano kira kuri big screen twigeze dushidikanya kuko twagiye nk'abantu bashinzwe gukora nkuko uri kubyitegereza ahangaha ni mu cyumba yarari aha ni muri hoteli iherereye mu Busanza aho bita mubwire ko iyi ngiyi ari video wagiye ufatamo screenshot wirinze gushyiramo umwana w'abandi muza kwitegereza urabibona ko ari video ngaha urabona ko ngiyi urimo kunyumva njya kumva rwose so nubyitegereza urabona ko ari ngiyi Yampano arabikora yishimye turi kujyana GODFATHER ntabwo nigeze nyura iruhande GODFATHER ntabwo naciye iruhande nababwiye dore ngikira cyapa urakibona navuze ntabwo naciye iruhande abantu bajye kwa Bamporiki azahamagara abagenzi kuko mu bantu ubuhamagaye rega sometimes rega igihe umuntu so ndabaza njye ntababwiye ngo Yampano bamujyane kwa muganga barebe ntabwo ujye kumushyira kwa muganga inzego zitabare mu maguru mashya kuko uri kunyumva akeneye kujya kwa muganga uwo mutipe murebe hano urabona hano ureba hano hasi ikintu cy'umukara uru rutwe rwa Yampano uyu ni umutwe wa Yampano kuko niwitegereza hano reba kiriya cyapa hariya hirya urebe buno buriri dore hariya ahangaha yari amaze kunama ndi guca amariga ndi kugenda nyicamo rero noneho nureba hariya mukore iperereza mwitegereze dore warebye singibi munangariya so nkibaza none ibingibi byo turaza kubyita gute yarafashe noneho ko twavuze ko gusakaza ibingibi byo kujya live agahamagara yahamagaye umuntu uri Belgique ahamagara no mu Bubiligi Yampano yahamagaye abantu akava kuri telefone akavuga ati ariko nawe naguha show uri mu bantu banyishyuye kuko ibingibi ribu yambwiye ko bitagize icyaha kwifata amashusho reka mbahera yivu ariko man nyine ari ibintu Brian yigeze kuvuga yego arige sometimes umukobwa arega aza no kukureba anafite ishiri kumva wenda bafitanye ikibazo muri iyo minsi
bari muri ka break up kuntu ups and downs ziba mu buzima wakaza aje kukureba just kugira imana imisonga cyangwa se bifite na pressure yo kumushiraho sinzi kuntu abivuga nyine nanone ibyo biboro iyo bigiye hanze ninjye wenda bafite n'ubukwe cyangwa se wenda iwabo ari abantu biyubashye cyangwa se we n'akazi yakoragamo urumva sometimes nimba abantu yakoraga deja kujyayo ameze gutyo nyine ari ibintu byinshi wangirije umuntu noneho rero dadi ikindi kintu izo video ntuyifata umuntu wenda ananabibone kuri kuyimufata ahubwo ugacunga ari muri wa mwanya atari kubireba atanazi biri kujya mbere we yakuyemo imyenda ari kwisiga cyangwa se ari muri garderobe gushaka imyenda akaba ari bwo mufata video iyo video yarangiza ikajya hanze ubwo atari ubugome se ibyo byo ni ubugome urumva wenda babyumvikanyeho tubyita ubugoryi bwabo bombi yego ariko mu gihe umuntu atabizi ni nko kumuhengera ukamutera icyuma ariko Yampano bajya kumuvuza n'ukuri kuno se wowe utabizi ibintu bifungiye abantu ibi ngibi twe turasaba ikintu kimwe ntago abantu bakomeza gukobarira mu munyururu yingegera iri gukora ibintu nk'ibi ngibi ngiye muri kubizanamo ibintu ngiye nkumva ngize n'agahinda umuntu arakora ibintu nk'ibi ngibi aragenda akajya gutanga ibirego abantu bakajya ku nkeke hariya uyu muntu ari gukora ibintu nk'ibi ngibi ese GODFATHER ntumbwiye ngo nijoro mwari muri kumwe hano kuri live nanze kukizamura rwose ubwo kumva ari kuza kuvuga iki naringize hano muri comment yararimo arandika ngo bari kumubeshyera oya yaje aravuga ngo ibintu yavuze yabyemeye muri comment ariko abyemera mu magambo atarambuye aravuga ngo nta kintu navugana nawe urimo kunyumva kuri ibi bintu ngo utarashaka umugore ni umugore we nanone se babikoranaga oya ntago ari umugore we bivuze ngo we nk'umuntu uzi uburyohe bw'abagore nkaba nkiri ingaragu ntabwo nzi icyo gukora kuri ibi bintu ubu rero ku bantu bafite abagore Yampano yababwira impamvu yabikoze neza cyane niko yanditse muri comment irindi jambo cyane no munsi cyane nimugoroba reka ngiye na space mpamagara abanyamakuru nayo ngiyewe ntabwo ngiye urabizi iyo ndi gukora ubuvugizi iyo ndi gutabaza gutya nkora space after space live after live urimo kumva kuko ntabwo ibintu ntabwo cyo tuvugisha ukuri abantu umuntu n'inkundi turi kumwe none umurezi yagiye gufungisha abandi bana ngo bamushize hanze none afite umuzi wo kwishira hanze nyuma yo gufungisha abandi bana kumva je ikintu cyanteye reka nze nkubwiza ukuri ndi mu bantu aho abantu bageze bakanandakarira ngo ndi kubambisha bari abantu bafunzwe urimo kunyumva kirama byageze aho bavuga ko ndi no kubambisha abana urukunyumva ariko ntabwo ngiye ibintu byigeze biba wumvi icyo nakoze ngo dufata ntabwo ngenzi gufata site mureke twamagana ikibi mu mazina yacyo uko cyitwa niko kubaka societe nzima ntabwo wansobanurira ngo uyu muntu ashobora gufata video nk'iyi ngiyi ngewe mbirebe nafashe umwanya mvugisha Yampano ndamwegera negera Yampano ndamubwira komera urimo kunyumva nani kirama ndamubwira tangi kirego abagukoreye umwanda kuko afite ukuntu yamaje kutumanipira atubwira ko bira bintu byakoreshejwe n'abari abantu urimo kunyumva so ibi ngibi rero ikintu kiriho ni iki ngiki none se uretse kuba kishobora kuzana kigatukana Yampano yazana akavuga iki nawe nazamura ushobora gusanga niya video yari Yampano wayishiriye hanze nyamara none se niba ari kujya kuri live ubwo haracyari gushidikanya reka twemere ko ntabwo ibi ngibi ni kesi zitandukanye ariko ibi ngibi byabaye uyu munsi inzego z'iperereza ziragenda noneho zirabihuza ziraza kubireba twivanga dose none se ahubwo dadi ho gufata ho gukuramo video muri telefone ye ugashyirwa hanze no kubyikorera ubwo ikiremereye ni ikiremereye ni ikihe rero ibi ngibi uwo mukobwa nanone dushobora kuvuga gutyo umukobwa nyamara watagiye no gutanga ikirego umukobwa atagize gute atagiye gutanga ikirego ibyo ngibyo ntabwo bitureba turi kumwe twebwe biratureba cyangwa ngo twebwe tureba n'abantu barimo barazira umuntu kandi umuntu ari uri kwikorera ibyo kujya gutanga ikirego twebwe urabizi ko kubona amashusho y'urukozasoni nk'aya hanze ibi bigize icyaha twebwe nka rubanda cyangwa nk'abaturage beza tugomba kwamagana ibi bintu turi kumwe kubyamagana rero kuko tuzi ko ibi bintu nk'ubu ngubu urugero nkanjye umuntu wo mu Bibirigi wanyohereje bino bintu turi kumwe wohereje ibi bintu uyu muntu uri Belgique wohereje bino bintu
ariko ubyenjoyinga kandi njye nkaba nzi ko gusakaza amashusho nk'aya ngaya biza kugira icyaha. Uriya mukobwa bafashe ari amashusho arabizi, yabigizemo uruhari, babyumvikanyeho ntibabyumvikanyeho, ibyo ngibyo ntabwo bindeba, siko bimeze. Niba tuzi ko gusakaza amashusho y'urukozasoni bigize icyaha, tukaba tuzi bamwe mu bo dukora imyuga imwe hano bafunzwe bazira amashusho y'uyu muntu akabisubira, uransobanurira gute ko ibintu ari kubiceceka tukavuga ngo umukobwa ntabwo agiye gutanga ikirego? ahubwo abantu ngo ni mumuzamure yisobanure, araza gusobanura se ko yayifashe ngo yagende bite? None se araza gusobanura? Ntabwo mbonye kabisa. Hano yaza gutanga ibihe bisobanuro. Nibe bisobanuro bivuze gutanga. Rero ntabwo uri kuntu bisobanura uretse kuba nshobora kwiherera nkarira. Ariko noneho ugiye twiki turi gusaba ikintu kimwe. Icyo turi gusaba ni ukuri. Babyumve, badufashe uyu muntu ahamagarwe, kuko Kiramani ngewe ndi kuvuga ibi ngibi naze kujya dipu, urimo kunyumva, ariko ndabamenyesha ko Yampano ari mu kaga. Nimba ngo ari mu kaga munyumve neza cyane. Icyo nshatse kuvuga. Agiye guhita yigira kuri airport yigendera. Nagenda twatabaje aya masaha mu gihugu Yampano. None se ariko se uretse gato wa mugani ko ntabagiye kumurega kuba turi gutabaza no turi kwerekana nibi ngibi, twebwe niba ari bigomba gukumira ibyaha bitaraba, ribu nibona ibi ngibi bikwiye, ibi ngibi iraza kubikurikira. Ariko icyo twebwe turi kuvuga, turashaka kuvuga ko wa muntu bivuga ko amashusho yagiye hanze, noneho hari ayo yishiriye hanze live. Abantu muri kuvuga ngo akantu ka live niko kare kumvikane. Iyo AI abantu bashobora kuvuga ati none se ibintu byaba ari AI niyo mpamvu turi gusaba inzego za ribu, biranashoboka nabyo wenda da, ariko turasaba ngo AI yagiye kwishyura hoteli kwa Bamporiki wa mbere yatugende seri ngo AI yagiye kwishyura hoteli kuwa mbere kwa Bamporiki, urumva kunyumva, ihamagara Queen mujyanayo, hanyuma aya mafoto ibi ngibi ni AI. So AI yagiye kwishyurira icyumba ariko muri bazima AI tugatanga na address ibikorwa byabereye ahantu yarari umunsi n'itariki. AI nyine abo nabari tukabere nubishe AI izana igashyiraho umunsi n'itariki. ahubwo ribiza iza kuri nuza TikTok yiciraho n'umuvugizi nyine wenda kuri no mihanda, no se ko ibintu byose bira kuri mihanda. Uretse gato sinzi umuntu navuganye nawe aravuga ati ariko rero kuri social media twakabaye dushyiraho Sofia naho kazimwe ziri mu muhanda. Nukuri ntagomba kuba ariho nyine nka social media za polisi cyangwa za ribu bagashiraho umuntu nyine ugomba kuzajya baranga byibuza akadukemura. Tawa nyine ubwo subwiwe n'iki ko buri atari ribu wasanga bari hose bafiteho baruzuye bari none se sinakoze uretse gato nakoze live hano, urimo kunyumva Kirama yo kuri ibi bintu bya Yampano. Nagiye waravuze pe waravuze wariniguye, nagombaga kubyamagana munyumve neza cyane. Nahamagaye noneho umuntu bita Njuga yatanze ubuhamya, yasohoye ijambo mu kanwa, yagiye kuva kurangiza kuvuga ko undi mwambura mikoro. Ribi mubwira ati turagukeneye, nyaruka ngwino hano usubire mu byimaze kuvuga kwa GODFATHER. Baba bahari, ntabwo urashyiraho video bakaguhamagara ngo yisibe se ese baba bayikuye. So ikintu kiriho tugaruke gato rero nk'abaganira twirengagije amategeko. Aya masaha GODFATHER nkoresheje amarangamutima navuga ngo abantu bafunzwe bari guhohoterwa bitewe n'ibyo Yampano yakoze ku munsi wo kuwa mbere. Nukuri aba bantu barenganurwe cyangwa bongera bakorerwaho iperereza bundi bushyashya. I know. Urimo kunyumva nani Kirama? We ngewe ku giti cyanjye uko mbyumva babakwiye ko ibi ngibi nubwo hatagira umuntu umurega awena ngatanga ikirego, ariko wakoze kuba wabigaragaje, kubera ko nibyo bigaragaza ubumuntu. Kuba umuntu adashobora gufata side igihe ubonye ikibuka cyamagana, ngewe kuri ngewe biha avantage kuri bano bantu bafunzwe, kubera ko ari ba jihadi ari ba Yampano nta numwe ngewe nziranye na wena ngo mvuge ngo twahuye n'umunsi n'umwe. Ariko iyo ndebye muri uburyo gufata live ukamara ukayishyira hanze, wamaze gusakaza amashusho ubwawe uba wabyikoreye, wamaze kwinjira mu bigize icyaha. Igihe cyose wagira umuntu nk'uyu muntu yafashe amavideo aramutse atanze ikirego yabihanirwa. Ariko reka tureke noneho ko babyumvikanyeho cyangwa bakaba bafite ukuntu babyumvikana, ibyo ntacyo bimbwiye. Ariko kuri aba bantu bamaze gufungwa,
ni opportunity ya kimwe mu bimenyetso bazakoresha mu igihe bazaba baburana urubanza mu mizi kandi rushobora kubagirira umumaro kubera ko n'ubundi byakekwaga ko ashobora kuba yarabigizemo uruhare we rero yaba ari gutanga proof z'ibyo abangaba bashinjwaga bavugaga. Murakoze cyane.